waryibagiye tegere twe tugomba kumukurikiza ubwo bishoboka byose tugakura abagabo kugira ngo tubone uburyo bwo kubaho neza nk'uko tubishaka. N'izina rimwe nuko wanyise uraza kwihangana. Mwamwumvishe rero yitwa Alpha tumusanze kuri set none tumusanze kuri set. Hello mwebwe bakunzi bacu mukomeje gukurikira kamera za DLP TV tukomeje kubashimira cyane ko mukora subscribe mukana like share na comment turabibashimiye cyane kuko muri abashuti beza natwe rero ariko dukomeza kubaha ibintu byiza kandi bihoraho n'ibyishimo tubazanira aba star batandukanye haba mu ndirimbo haba bavuzi abaganga just uyu munsi rero twaje kubazanira abakinnyi ba sinema tubasanze kuri seti dusanze barimo barakina ubu none hareka tuganire n'abakobwa tuhasanze batubwire batuganirize ese sinema muri sinema byifashe bite ngiye mukomeje gukurikira ni Godson nkuko bisanzwe reka tubakire turabakiriye. Murakoze. Muhagarare gutya. Dore ngabo bakobwa cameraman nizere ko babona neza koko mu mpande zombi. Reka dutangire tubaza uyu wo hepfo we witwa nde? Nitwa Landrine ndi gukina nitwa Fofu. Urimo urakina witwa Fofu ariko witwa? Nitwa Landrine. Landrine. Filime wayinjiyemo ryari umaze nk'igihe kingana iki muri sinema nyarwanda? Ni umwaka umwe gusa. Umwaka ukomeje kuganira rero hafi ahangaha hagati harimo mugenzi we wewe witwa nde? Nitwa Tegera ariko ndimo ndakina nitwa witwa? Waryibagiye Tegere wibagiye izina ryawe ryo muri sinema. Okay, sorry gato nyine karagaciye nitwa Tegera ariko ndimo ndakina nitwa Bella Merci. Urimo urakina witwa Bella. Urimo urakina nk'umumama? No, umwana w'ubucuri wabo. Umwana w'ubucuri. Cyane rwose. Uratwika ko? Ntimanukira n'ubundi nta myaka ijana afite ku isi. Namubonye rero murabona ko no umukobwa ukiri mutoya ku buryo ubona ko akina sinema mu Rwanda ubona ko afite akazoza si ndabeshyara. Reka tugaruke ku kindi cy'ubukiko ndabeshya ndakubeshyera Urabeshya reka tuvuge ko abajaji reka tuvuge ko abajaji dufite ari abadukurikiye hari kuri kamera sibyo barabyandika nabo muri comment bemeze niba koko atari ibyo byumvuze. Sinzi nabo sinzi baratubwira baze kutubwira mwebwe ibyo mvuze ndabeshyera. Oya ni icyo kikoko aratwika maze kuko batinga mutubwire. Reka nawe atubwire ese wowe witwa nde haba mu filime n'ubuzima busanzwe? Nitwa Debbie. Ubu ndi gukina nitwa Ange. Uri gukina witwa Ange. Uri gukina role rero imeze itwika ko umva ndi gukina role nshwana na mama nshwana na barumuna banje mbese uyu nguyu we ntituba twumvikanye. Ni ukuri kw'Imana mwamupiki dupfa ko we ahuza na mama wanje kandi njyewe mama wanje tudahuza. Rero ikintu cyose mama avuze uyu nguyu akamushyigikira njyewe bakanshyira ku ruhande so tukongera tugapfa ko bakunda kumbwira ngo umuhungu dukundana ngo nagahungu ngo k'amafuti nkayandiriye nibyo nakajama k'amafuti. mwabiboneye rero ko ni abakobwa beza kandi bakiri bato bafite sinema mu ntoki uko bisa kose mu minsi iri imbere abandi uko igenda itera imbere bamwe bavamo abandi bazamo uko bisa kose ngo muzaba mutwika ndabeshya tuzatwika ahubwo n'ubu muratwika twaratwitse
turacyatwika mbasanze rero kuri seti uko bisa kose ndabafatiranye mbakuye musoje rore uko bisa kose sibyo muri ubwo buryo rero ndanabashimiye uko bisa kose ndagira ngo mumbwire nkawe Ange reka mvuga iryo nibuka ryo muri filime iyi filime murimo mukina yitwa ngo iki yitwa Maraha yego kubera iki bura bayise Maraha ntabwo ari amaraha ni maraha ariko biva ku nshinga iraha ku nshinga iraha kumva kuko uburyo tumeze turi abantu mama wacu papa wacu aba yarapfuye dusigaranye twembi kandi dukeneye kubaho ubuzima bwiza nk'uko dutuye tubaho ngo tugomba gushaka uburyo bwose inzira zose byacamo uko zaba zimeze kose kugira ngo tubone ibyo twari dutuye tubona kandi mama wacu nawe aba yaranyuze muri ubwo buzima bwo kwimenya ashaka amafaranga ari gusitaragoringa natwe rero tugomba kumukurikiza dukora ibishoboka byose tugakura abagabo kugira ngo tubone uburyo bwo kubaho neza nk'uko tubishaka murumva ko mwabyiyumviye kandi ibi ni ubuzima busanzwe uko bisa kose urumva ko ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe gushaka amafaranga muri ubu buryo ese mwavuga ko ubu buryo ni nk'inzira nziza mwagira inama abandi bakobwa bagenzi banyu cyangwa abandi bantu bakiri bato gushakamo amafaranga muri ubwo buryo oya ntabwo ari inzira nziza kuko natwe impamvu turi kubyigisha turi kwigisha ko ntabwo ari uburyo bwiza wari urimo uratubwira nk'inama wagira abantu ukurikije na sene murimo mukina abakobwa bagenzi bawe ndagira ngo utubwire nk'abakobwa bagenzi bawe muri mu kigero kimwe bifuza kujya muri sinema ni iki wababwira ikintu nababwira ntabwo byoroshye bisaba gushyiraho imbaraga kandi ukaba uzi icyo ushaka kandi ukaba utari umuntu ucika intege uko byagenda kose inzozi zawe uzigeraho ni byinshi umuntu agenda ahura nabyo ariko byose ni ibisanzwe ni buri kintu cyose ugenda uhura na challenges zitandukanye so rero nta kibazo rwose ni karibu niba bafite ubundi iyo ufite ubushake no gushobora so rero niba bafite ubushake babigeraho rwose byose byagusabye iki kugira ngo winjire muri uno mwuga wa sinema ni iki watanze iki wana kabisa tubwiye background kandi utatubeshya nabwiye umuntu narambwiye ndashaka gukina filime atari n'umuntu nawe ari umukinnyi bisanzwe akaba n'umudirector so ndamubwira ndashaka gukina filime narambwira ati rero niba ushaka gukina filime kugira ngo muhuze n'abantu wenda bagushyira muri filime reka ati ugomba kumpa niba ufite impano ugomba kunyandikira script ya filime nyine ukayandikira filime ifite amagambo iba yarabwiye amagambo magana angahe kandi mu by'ukuri njye namubwiye ko mfite impano yo gukina ntabwo namubwiye ko mfite impano yo kwandika filime cyangwa se guhimba cyangwa iki ntabwo ariko namubwiye icyo gihe noneho nari ndi no kwa muganga ngo waje anti wanjye aho kubera nyine ubushake nari mbifitemo naraye nandika bikanshanga reba guhimba iryo joro kandi yarambwiye tugomba kubimpa bitarenze iminsi ingahe ndi no kwa muganga naraye nandika nkajya nandika bikanshanga nyine biranyobera urumva ko nyine hari ibintu nyuramo nyine bikugoye n'iki so one day rero ndanamushimira one day ndamubwira rero mbabarira rwose kereka byura tunahuye nkabikubwira kwandika kuri message ntabwo nari ndi kwandika ku rupapuro message kuri WhatsApp nkamwoherereza so rero one day bya bintu nyine n'ubundi biba byashatse kubaho arampamagara first umunsi wa mbere abona nyine ndagerageza abona nyine ni ibintu kuko nshaka kandi ngo mfitemo impano so rero bitangira gutyo none ndaho uyu munsi none buri muratwika ko ukimanuki niba natwika rero nawe muntu uri kureba wifuza kujya muri sinema hari umunsi nawe bazakubwira ibintu bicarenjiza no birenze n'ibyo nahuye nabyo bazavuga ngo umuryamana bazakubwira rero ntago wamenya rero icyo kintu nicyo nagira ngo mubwireho koko nubwo ukivuzeho samuhawe sibyo urumva ko icyo kintu wari uvuze hari abazakubwira ngo mugire mutwe arabazavuga ngo muryamane kujya akuzamura gushyire muri sinema bivuze ngo ibyo bintu bibaho hari n'ababisaba koko yes uzabikora ubishaka niba utabishaka
ari ukugira ngo ari kukubwira muri ubwo buryo kugira ngo uzabyihorere kuko n'ubundi icyo uzageraho n'ubundi uzakigeraho ntabwo ari panga ujye kuryama muri uriya muntu kuko ushobora no kuryamana nawe ntanagushyira no muri iyo sinema rero n'ubundi hari benshi bagiye bazamuka batarinze gukora ibyo ngibyo rero buri muntu agiye yihesha agaciro pe winjiye muri sinema hari uwabigusabye njye nabyinjijemo gutyo gusa hari gurupe nabagamo mbona bohereje nyine urupapuro ruvuga ngo bagiye gukora casting kuko numvaga ko kuva cyane nyine umwanya nakundaga filime kuko asanga nta nose nari nicaye nabaga mbese ndimo ndactinga no mu bikorwa no mu bivugira no muri class naractingaga so bashyiraho nyine mbona iyo affiche babohereje kuri group then bashyiraho itariki ndagenda njyayo mbona ndapasinze uhita ubatwikira nahise mbatwikira ubundi ndimanukira wagiye ufite icyizere kuri butsinde no gusa hari umumama nshimira cyane uriya Margarita ari umugore wanjye mbati respect kabisa ndamwemera rero umuntu abwiye ati mama ubu ngubu ngiye muri casting ambwira ati ikintu cya mbere ugira icyizere nugira icyizere uratsinda ubu urabatwika cyane rwose naho Ange tubwire we byagusabye iki ese abo bantu nimwahuye bameze batyo bafite iyo mico eske se byagusabye gutanga amafaranga n'iki watanze wowe nta kintu nigeze mpanga nagiye muri casting y'iriya filime yitwa Indoto nkuriramo n'umumama aratubaza se mukunda gukina yego mufate nimero zanjye muzahamagare ngarangira ahantu bajya gukina hari dimanche kuwa kabiri twese tujya gukina n'uwo mama wanyinjijemo ntabwo muzi ndamuzi yitwa Madederi muri Papa Sava ndanamushimira cyane yitwa Kenya ariko muri Papa Sava akinamo yitwa Madederi akina no mu Ndoto uko bisa kose abantu baramuzi arazi saa izi ngizi rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu sibyo mubona mu gihe mumaze kwinjira muri sinema ni iki kintu mumaze kunguka ubuntu mumaze kugera nko kuki utari ufite wenda sinaba umaze kugera ku mafaranga ibyo sina ngombwa icyo maze gufata experience iyo nayifite mbere uko nkiri uyu munsi siko nkinejo bifite itandukaniro ryawe ngenda ntinyuka ngenda mpura n'ibintu byinshi bitandukanye nyine ni inyungu nyinshi umuntu akuramo zitarebeye ku mafaranga cyangwa iki kandi n'amafaranga azagera nanjye nyine nkuramo respect kumva bakuramo kumenya kubana na bagenzi banjye gutinyuka nyine kumva nifite icyizere nk'umwana w'umukobwa wowe njyewe ikintu nakuyemo wenda ni ugukuza impano ikindi ni inshuti nagiye mpuramo n'abantu tukaba inshuti zitandukanye ikindi navuga nakuyemo cy'agaciro nuko byanyigishije wenda ukuntu yakora filime nanjye nabashije gukora iyanjye nubwo aribwo nimutangira yitwa gute yitwa Gaheza uratwitse ko ica kuri TV ica kuri YouTube channel yitwa Gaheza TV nayo yitwa Gaheza series ni yawe ku giti cyawe urayanditse uranayiyobora director ya Gasasi ukinamo witwa Debbie n'ubundi ariko nibona nabyo zina ryawe niryo abantu basigaye banyita cyane niko nitwa ubundi dusoza rero musezere turagira ngo tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye kuba muganiriye natwe abadukurikiye babonye ko muri abakobwa beza kandi bisanzuye kandi muri filime ni umuryango niko navuga sibyo ndagira ngo mubasezere mugire n'icyo mubabwira wababwira iki unabasezera ariko ikintu nababwira bakomeze bakurikirane sinema nyarwanda badusapotinge ku ma YouTube channel n'ahandi hose ibiganiro byose ndabashimiye mwakoze kubana yanjye icyo navuga nyine irimo ndashishikariza abakobwa bagenzi banjye gutwitinyuka bakagaragaza impano bafite nababwira nyine ko
nk'ibyo mugenzi wanjye yavuze umuntu wese ufite impano yakwitinyuka agashaka buryo ki yayigaragaza yashyira hanze kuko wenda hari abo yazagira umumaro twarashaje. Ikindi badukurikirane kuri YouTube kuko niwo nyinshi zinyura, bategereze iyi ngiyi bayirebe, nta kindi. Turabakunda cyane. Ciao. Turabashimiye. Hello, turongeye tugarutse kandi kuri kamera zacu turi kumwe n'icyamamare. Iki cyamamare mukizi cyane muri comedies, muri film, cinema nyarwanda, nkuko musanzwe mubimenyereye tubazanira ibyamamare hano kuri kamera zacu. Turagira ngo dutangire atwibwira turi kumwe ni muntu ki mu buzima busanzwe, CSK muri cinema, ese abona imaze kugera ku ruhe rwego hano mu Rwanda? Murakoze cyane gutwakira ibisanzwe n'imwereka abakunzi bacu. Cinema ni nziza igeze ku rwego rushimishije, gusa ikintu twababwira abantu batanzi nitwa Alpha nk'ibisanzwe. Rero n'ubundi njyewe ndi Alpha, ni izina rimwe nuko banyise, uraza kwihangana. Mwamwumvishe rero yitwa Alpha. Tumusanze kuri set, none tumusanze kuri set, dusanze bakina filime. Alpha, turagira ngo tuganirize filime murimo mukora muri ino minsi ugereranije na filime zahashize. Izo filime uzigereranya ute hano mu cinema hano mu Rwanda? ahubwo mbaje gutyo nanjye nakubaza, urebye ishusho turekura ubu ngubu n'igihe kera babihuza. No, ikinyejana turiho ejo kujya kuri shati dufite kamera irenze imwe kandi z'igihe, ariko kiriya gihe yari kamera imwe, kimwe n'imwe bakoresha na telefone, kuko kamera ku muntu ayihagurutsaga abaga ari umuntu ugoye, ariko kuri ubu ibintu byaroroshye. So dusigaye dusohora full HD full kabisa. Murimo ariko uko bisa kose ngo uri kukiryo katanje. Kwa kundi. Ni ibisanzwe. Just ndatekereza Alpha ntabwo ari ubwa mbere ngusanze kuri set, si n'ubwa mbere nsanze ukina filime kuri field. Ugereranije ni nka filime umaze gukina nka filime zingahe hano muri cinema nyarwanda kuva wayinjira? Wakubaza ngo abakobwa, umubare w'abakobwa uhurira nabo muri gare ni bangahe? Kuki uhisemo abakobwa? Ko aribo babyara Yesu. Abakobwa babyara Yesu? None se nyina wa Yesu yari iki? Si yari umukobwa? Mwamwumviye rero, nadusubize ikibazo cyacu. Umaze gukina nka filime zingahe gereranya nk'umuntu? Filime zo ni nyinshi cyane, ahubwo kereka iyo mbaza ati filime zakunzwe cyane kurusha izindi wenda nizo nakibuka, ariko zose zarakunzwe, ariko zifite popularity yo hejuru cyane. Byibura n'abazambona, intambara y'urukundo, sayubu, fake n'izindi nyinshi. Iyi murimo murakina yitwa iki? Iyi ngiyi nirinze kuyivugaho, suko ari mbi cyangwa suko ari iki, nuko ari product abanyarwanda batarabona. Ni filime yitwa Maraha, ni filime nziza kandi ni filime abantu bose bazayibona bazakunda, irimo ubuhanga, wabonye ko irimo amafaranga. Abantu bitegemo iki gikaze ugereranyije n'izindi filime wakoze? Bitegemo abakobwa barenze. Iyi filime mwayumviye rero yitwa Maraha. Ngo ikintu mugomba kwitegamo kubona ngo ni abakobwa barenze cyane, ngo batwika koko. Bivyumva batwitse mwashi uti babaye hafi yanyu. Bari hafi yanyu. None Alpha, mu by'ukuri umaze kugira experience mu bijyanye na cinema nyarwanda. Ibi bintu abantu bavuga ko usanga muri cinema nyarwanda hagaragaramo ibintu by'amaruswa y'igitsina byo bivuga he? Ruswa y'igitsina ni ikintu kiri official, ni ikintu gitangwa mu ibanga. Ntabwo nge nabikonfirma kuko sindayihabwa. Bazabe mahirwe nyafashe ko ntayo njya mbona, ahubwo bazitanga ryari. Ubwo bivuze ngo hakanye ko ntazi. Nose mvuga ibyo nazi. Anyepfite cyane. Umuntu ugiye kwinjira muri cinema, niki asabwa iki kugira ngo yinjiremo nawe akorane n'ibyamamare koko nkamwe mumaze kubaka izina? Niki gisabwa? Ibintu byoroshye no ukwitabira casting agiye atandukanye. Right now hajeho ibintu byo gukora casting ziri online, ntabwo ari ibintu bikigoranye ngo casting wenda bere muri hotel runaka sinyize, ubu no online ukifata video ukohereza kuri nimero runaka yabanyiri casting. Icyo nababwira birinde casting zo muri room kwa
director yabayeho ngwe casting ntago mbiziho cyane ariko bikunze kuvuga ariko akavuga akaba kari hakeje ya mwamwimve rero saha izi ngizi Alpha ni director ese utangira sinema utangira director utangira umukinnyi wa like tubwira story background natangiye ndi umukinnyi biza gutinda imba n'umu director n'ibintu ukora ukabanza ukiga experience buriya n'umwengineer wana ku site nagageraho ngo nuko yabyize arabanza sho kubanza ukaba umufundi kugira ngo wige tere y'ibintu ugiye gukora ibyo kwanga utanga ibintu bishyitse bifatika koko ni mwubwo buryo mwamwimvi rero yitwa Alpha ni director tumusanze kuri set ayoboye abakinnyi barenze umwe uko bisa kose atwibwiye kuri no filime dusanze bakora yitwa Maraha muzayikuri ese ino filime izajya ica ku YouTube ni TV where uko nizacuruzwa biracyari back biracyari ibanga abantu bakaba bayiteze menyesha bayitege tuzabibamenyesha bazabyumva ukuntu bizabagera ariko ngira twika koko tukizamukira ko mwabyumviye rero mwebwe mukomeje gukurikira kamera zacu umusore Alpha ese Alpha hagize umuntu ukenera kubagana ese ashobora kukubona te yakubona kuzihe nimero ese social media ukoresha eske like nimero zo ni ibintu biro official yaje Instagram Alpha ubundi akanyandikira bana nabona atwika koko bana tukabonana ni Alpha double 2 nta birenze Alpha wowe wari ufite icyo gitekerezo cyangwa icyo cyifuzo yaguhaye link ugomba kumuflowinga then ukamwandikira message nizere ko arasubiza usubiza bana cyane cyangwa urazipinga iyo uri umwana nguha bebero ni Alpha rero twakomeje kuganira mwakomeje kubona Alpha dusoza turagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bacu bababwiriye so ikintu umuntu yababwira ni bakunde filime nyarwanda turashoboye kandi iyo inkunga yabo irakenewe kugira ngo badushyigikire tubone ko nabo ibi bintu dukora babikunze ubundi natwe tubahe ibyishimo by'umutima wabo ndikumva ari ibyo ngibyo Alpha turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe natwe turabashimiye sawa iyi waduhaye si turabashimiye rero mwebwe mwakurikiye kamera zacu tubashimiye mwebwe mugumye gukora subscribe mukanda like ndetse na share tubashimire ko mwadukurikiye comment hepfo aho subscribe ciao naho gutaha